ibihe byiza inshuti bakunzi ba Rwanda 24 TV, twishimiye komeza kubana namwe. Ikiganiro ni amahitamo yanjye, naho nge mubana nawe umunsi ku munsi. Nitwa Claude Muhirwa. Nkuko muri kubibona rero mu kiganiro cy'uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa, tugiye kuganira ku mahitamo yanjye. Yitwa Venker. Murakoze cyane Claude. Umeze ute Venker? Meze neza. Tugaha ikaze muri My Choice kuri Rwanda 24 TV. Murakoze cyane. Yego. Venker, ubundi nubwo tugiye kuganira ku mahitamo yawe, ubundi muri rusange amahitamo wowe yumva gute nka Venker? Okay, murakoze. Kambere na mbere mbaze nibwira abantu, nitwa Muyizere Venker Honore. Ikibazo mbajije ni ikibazo cyiza cyane. Amahitamo kuri ngewe mbifata nk'ikintu gikomeye cyane, kuko ikintu ujya guhitamo nuko hari ikindi biba biruta. Nuvuga ngo wari ufite ibintu byinshi ariko ugiye guhitamo kimwe. Ariko ukwiriye guhitamo kimwe. Kuba ufite ABCD. Yego. Ufite guhitamo nyine hagati ya ABCD. Icyo kintu uhisemo nicyo cyitwa amahitamo. Yego. Rero namwe mukomeje kudukurikira, amahitamo yanjye ni igihe ugiye guhitamo mu bintu byinshi ukareba ikintu gifite umumaro kurusha ibindi, ubundi akaba aricyo ugomba guhitamo kugira ngo uhitamo neza. Venker, tugiye gutangira twibaza ubundi Venker ni muntu ki, kugira ngo n'abatakuzi cyangwa se basanzwe bakuzi, hari ibyo wenda bari basanzwe bakuzi, hari n'ibyo badasanzwe bakuziho, ariko muri kano kanya Venker ni muntu ki? Okay, murakoze cyane. Venker ni umusore ushima Imana. Mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri, ndiga. Ndi umu Adventiste w'umunsi wa karindwi. Yego. Ku mwirondoro wanjye nongeraho ko ndi n'umukristo. Murakoze, ndumva bihagije. N'inzu yawe kuba wayigendanye? Yego rwose, murakoze. Yego, kuko kantu yarakibagiwe. Ubusanzwe ubundi Venker yumva gute amahitamo? Umaze kudusobanurira ko ari ugukureba kimwe mu bintu byinshi bihari ugahitamo ikintu cya nyacyo, ariko ubundi ubusanzwe amahitamo impact yayo ni yihe? Ubyumva gute? Murakoze cyane. Amahitamo uko natanye mbibabwira ni ikintu kinini cyane ndetse kinakomeye abantu bose bagomba kwitaho no kwitondera, kuko akenshi amahitamo ni nge bifata nkaho ari uruganda umuntu akorera acamo kugira ngo abashe kuba produit. Yego. Mu yandi magambo, icyo hitamo nicyo kigugira ubawe. Ni inzira y'urugendo iguha icyo ugomba kuba. Bivuze ko ubwo iyo uhisemo neza, of course ugomba kubona ibyiza. Yego. Wanahitamo nabi, ingaruka z'ibyo bintu wahisemo nabi bigomba kukugeraho cyane rwose. Mu buto bwawe noneho umuntu akurebye ubona uri umuntu uri sharp, ugera story nyinshi, ewana courage, ahantu buri ntekereza ko narongo ishobora kuhaboneka. Ubundi mu bwana bwawe wabyirutse uri umuntu umeze gute? Okay, murakoze cyane. Nkuko nyine bivuze, hari ukuntu abantu bakura batandukanye. Yego, nakuze ndi sharp, ndi umuntu wikundira utuntu dushamaje, uri stubborn. Mu bihe bya kera abantu benshi banzi ko nari stubborn. Nkunda kumenya utuntu twose, especially kuririmba, kubwiriza. Two n'utuntu nyine nakoraga nyiri umwana mutoya. Amabyiruka yanjye rero nakundaga kuba ndi ahantu ariko making ashobora ko wenda hari utundi tuntu runaka mugiyemo cyangwa ndimo ndakubaganya. Ndimo rakubaganya. Yego. Mu buto bwawe n'iki kintu cyari amahitamo yawe? Okay, murakoze. Mu buto bwanjye urumva igihe cyose nari mutoya, amahitamo yanjye n'ayandi nayo nabonaga hafi, kuko hafi abari manzengurutse bose bari abantu biberaga mu rusengero bakunda gusenga. Nanjye amahitamo yanjye yarayo. Yari kujya mu rusengero, kujya muri korari, kubwiriza nk'uko abandi bose bagenda, kuko dejo akenshi usanga icyo umuntu akora ari cyo aba yarakuriye. Ari cyo aba yarakuriyemo. Bivuze ko amahitamo yawe yari hafi y'ababyeyi n'inshuti babaga bakuzengurutse. Yego. Umaze noneho gukura, ese ayo mahitamo warebeye ku babyeyi yarakomeje cyangwa se hari yaje guhinduka none uko bati no, ati gusenga ni byiza, ndi umudivantiste, nzajya nkora imirimo isanzwe ya churches, njye gusenga mbwirize, kandi iyo ni imirimo myiza, ariko kuri side yanjye mu buzima busanzwe amahitamo yanjye nayangaye?
byaje kugenda gute nyuma? Okay, murakoze. Urugendo rw'ubuzima nyine haba harimo ibintu bigiye bitandukanye, nkuko ubyumva uko umwana wamureze niko akura. Nakuze mbikunda, nkobiza activite, kuririmba, kubwiriza, kuko ari byo nari nakuriyemo. Ariko maze gukura ntangiye kugimbuka nkuko abandi bose bakura, hari ibindi byanze bikunze bwo bisanzemo. Of course nagize ayandi mahitamo. Ari nayo mpamvu iyo tugeze ku kintu bita amahitamo nge nkumva nk'ikintu gikomeye cyane. Hari ayandi mahitamo atandukanye nayo nagize yo kuva noneho muri ya sector, yo kuva mu byo namenyereye, mu byo namenyereye nkagira indi sector njyamo. Ibyo rero nibyo bigenda bikagufominga, ukaza noneho kugenda gake gake usobanukirwa icyo amahitamo ari cyo. Yego. Noneho duhurize iyo sector wagiyemo iri beyond cyane na religion, uyihuze noneho n'umuntu uri muri life ya religion, y'imyemerere, iyobokamana. Ese kuba umubyeyi we agira influence ifatika ku mwana we mu guhitamo, hari ibyo bishobora guteza muri society uwo mwana azajya kubamo bikamubera ibibazo cyangwa se bikamubera umugisha? Yego, murakoze cyane. Akenshi burya ababyeyi bagira impact nziza cyangwa mbi ku bana ukurikije uko baba babareze. Ariko natwe bana ikambivuge gutyo, fellow youth, amahitamo yacu duhitamo nayo agira impact nziza cyangwa mbi. Nko ku ruhare rwanjye no kuri story yanjye, ababyeyi banjye bari baragiye bamitira mu byiza, ndetse n'inama bangiraga n'ubuzima bari baragiye banoza, yari ubuzima bwiza, byari byiza. Ariko nyuma nk'uko nabi bakubwiye nza kugira amahitamo, ayo mahitamo ameza nza kujya mu bindi. Yego, njya mu bindi. Ariko ibyo bindi nza gusobanukirwa yuko rimwe na rimwe, kandi nabivuge ndeba muri kamera nsobanurire abagenzi banjye, kuko uru rugendo n'urugendo naje gusanga atari urugendo rwabaye urwanjye gusa, n'urw'abantu benshi bagenda, ugasanga uri kubaho ubuzima butari ubwawe. Yego, uri gushaka kwigana kanaka yamanuye ipantaro naho urashaka kuyimanura. Yego, ugasanga rimwe na rimwe ubaho under pressure, cyangwa se tuvuge urugero uri kureba Claude, niwe turi kumwe, urihanganiraza gusa gukoresha izina ryawe. Ukareba Claude, ukareba ubuzima bwa Claude, ukifuza kubaho nkaho uri Claude, kandi nyamara wowe na Claude bitandukanye. Nagiye kure ni muri urwo rugendo, nubwo buzima nabayemo. Ni kenshi cyane ababyeyi baduhitiramo ibyiza, ariko twebwe tukihitiramo ibibi. Mu magambo make rero ni nkuko nanjye ibyo bari baramitiye amata ibyo nakomeje, nanjye naje kwihitiramo ibindi byanjye byari biri contraire rero ibyo natojwe. Ariko byamaye isomo rikomeye yuko nkwiye guhitamo neza, kandi nkahitamo kuwo ndiwe, cyangwa se kuwongewe nyawe, kandi ngakurikiza icyo ijambo ry'Imana rimbwira. Icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Tukiri kuri ubundi, birakwiye ko mu gihe umusore nkawe ageze mu kigero cyo kwihitiramo, umubyeyi akomeza kumuhitiramo, kuba yaguhitiramo. Okay, murakoze. Iyo bigeze rero kuguhitiramo byo biratandukana, ariko hazamo icyo bita guidance. Bitewe n'urukundo umubyeyi akunda umwana, umubyeyi ashobora kuba nk'umuguider, akakuba hafi, akabasha kukugira inama, aho ngaho atangira gukora nka advisor. Ariko ntabwo ashobora kuza ngo gufatire decision avuga ati Claude hindura bigenda gutya. Ntekereza ko biba bitandukanye. Icyo umubyeyi iyo umaze kugimbuka no kuba umusore, umubyeyi atangira kuguha advice cyangwa se kuguiding. Iyo guidance rero uriyo ubyemeye urayikurikiza, iyo utabyemeye uhitamo ibyawe. Murakoze. Okay, Venker, ubundi twatangiriye mu buto, turimo turagenda tuzamuka. Ubundi mu buto bwawe wumvaga inzozi zawe uzavamo umuntu umeze gute? Ese ibyo we expectingaga kuzaba byo niko byagenze, cyangwa warakuze birahinduka ufata ikindi cyerekezo? Bihagaze gute? Okay, murakoze. Kuva kera nge icyo nashaka kuba cyose icyo nabaye cyo, ndetse ngenda njya contraire yabyo. Nanjye gatoya cyane, kera nge nakuze mu buzima bwanjye ibyo nasettingaga nyine umwana, nasettingaga numvaga ko nzibera umu architecture, bana bakora ama designing ibintu by'amazu by'ubwubatsi. Numvaga nkunze ibintu bya dessin,
no kuba architecture kuko hari abantu twabanaga nkabona babikora neza scripture mo gukoresha abantu archicad yego ibintu by'ama designing y'amazu n'ibiki nkumva nibyo nzigiramo yewe naje no gushaka kwiga math physics and geography kuko nibyo nize muri superieur yego nabyigaga mfite iyo goal numva nshaka kuba umu architect yego ngezeyo aba fellow classmates twiganaga twaje guhindura promotion yacu bayita my piloting generation twahise duhinda ibitekerezo twifuza kuba aba pilot ariko igisekeje iyo mindset twari dufite muri secondaire yararangiye tukomeje tujya muri sectors zigiye zitandukanye na bimwe twatekerezaga nyine tukiri abana bishitse kuvuga icyo umuntu atekereza kiri umwana uko agenda kura bigenda bihinduka yego uyu munsi noneho twavuga ko amahitamo yawe yerekeje kuki okay murakoze amahitamo yanjye yerekeje mu mategeko abundi umunyeshuri wiga amategeko murakoze nk'umunyeshuri rero wiga amategeko byanze bikunze umuntu ajya kwiga ikintu kuko hari icyo ashaka guhindura muri society imbarutso yo kumva ko wakwiga amategeko ugatera umugongo kuba umupilote kuba umwarchitecture aho ukisanga noneho ugiye kuba mu banyamategeko igitekerezo cyavuye hehe inama yavuye hehe ese uwo mwanzuro wawufashe wirengagije bya bindi byagiye bindagurika cyangwa hari uko wica kuvuga ati hano hari ikibazo mfite gukora ikintu runaka okay murakoze Jenny yanjye kujya kwiga amategeko yo yabaye Jenny isa nk'itandukanye n'izindi Jenny kuko izindi zo nazihitagamo randomly bwari uburyo bwo thinking out of box ariko njya guhitamo carrière urumva ntabwo hari ubuzima warabaye mu primaire secondaire ariko iyo bigeze muri university nekiza ko utangiye kudefinisa ubuzima bwawe kuba enough mature utangiye guhitamo utangiye none kujya yamahitamo your career your life decisions aho ngaho niho rero byatangiye kuba serious kuko njya guhitamo amategeko ndibuka ko byabanje no kungora ndanabisengera kugira ngo mbashe kubona ko the right decision ese koko iyi ni sector ngomba gukurikira ubusanzwe ubuzima bwanjye uko nkunda mediation guhuza abantu gutega amatwi like justice mu yandi magambo nakomeje kugenda ndeba rimwe na rimwe hari ibintu runaka umuntu yifuza akifuza kumenya in deep akurikije character z'ukuntu nakundaga gutega amatwi abantu nkareba ukuntu muri society abantu bameze nkareba abantu nyine bakeneye services ndavuga ni ariko why am I kubera iki nabaho ubuzima bwo gusavinga kubera iki nabaho ubuzima bwo gufasha abantu kubera iki nabaho ubuzima bwo guhuza abantu kunga abantu gufasha abantu kurushaho kuba hamwe kuruta ibindi bintu runaka bigiye bitandukanye naje gutekereza mbona sector nziza najyamo ari kwiga amategeko kubera ko nkunda justice cyane nkunda ko abantu babanye neza mu mahoro kandi bameze neza of course rero nabonye sector y'amategeko ari sector yaba nziza ibindi wenda ni gake umuntu agenda bibaganiriza ariko muri makeya by'umuntu yavuga muri aka kanya nuko nguko nahisemo kujya kwiga amategeko bivuze iki noneho bivuze iki kwiga amategeko ukazavamo umunyamategeko igihugu kigakomeza kunguka abanyamategeko bishaka kuvuga iki kuri wowe kuri famiye yawe no kubaza gukomokaho no ku gihugu muri rusange okay murakoze iyi ni sector mfata mu buryo buri wide nk'uko bimbajije ku muryango wanjye kwanze kwanjye kuri njye ku giti cyanjye ku muryango wanjye no ku gihugu muri rusange usanga bimwe mu bintu abantu bagiye batandukanye ahantu bagenda baba hari service runaka bakenera no muri activity dukora dukenera aba advisor nkuko nagiye mbikubwira dukenera aba advisor especially mu byo dukora dukeneyemo experience yo kumenya ese iki kintu turi gukora kiri legal kiremewe nabindi abajyanama usanga abo twita abajyanama mu mategeko yego mbona uko ngenda nkomeza ko kuba interested muri ibi bintu bizagenda bimfasha either gufasha abagenzi banjye gufasha society muri rusange ndetse nabo babyeyi banjye kuko muri activities zigiye zitandukanye uko ugenda ugira skills runaka ni kugenda ukomeza kugenda wunganira bityo bigatuma society hari big change igira
bitewe nawe. Mwakoze. Ubihuza gute noneho n'imyemerere? Uri watubwiye ko uri umudivantiste umunsi wa karindwi, kandi hari nuko wenda ukiri kubyiga, ariko usanga hari n'imanza zishobora kubaho muri weekend, ikaba ngombwa kuri buze kujya kuzikemura, kandi ako ni akazi, ni umuhamagaro, ni passion. Even n'ubu ngubu ukiri umunyeshuri, ujya utekereza ukuntu ibyo bintu uzabihuza. Ese imyemerere uzashyira ku ruhande, ese kariyeri uzayishyira imbere, cyangwa hari ukuntu ugera utekereza ibyo bintu byombi uzabihuza? Ntabwo bizaba imbogamizi kuri Vainqueur? Okay, murakoze cyane. Biragoye cyane kudesida situation utari wageramo, ariko ikintu kimwe gikomeye nzi neza kandi nashidikanya n'umwemeramana, ntabwo yakemera ko umuntu agerageresha icyo atabasha gushobora. Kuko uko nkurikiza cyangwa se principe yanjye y'ubuzima ngenderaho, nemera yuko hari iminsi yo gukora n'iminsi yo kuruhuka. Kandi ibyo ngibyo si no kubyemera gusa, nuko ijambo ry'Imana ritubwira dufite guidance, dufite line tugomba gukurikiza, byanditswe byera byonyine. Yego. Iki jambo ry'Imana rero rivuga, ntabwo umuntu akwiye kukijya ku ruhande cyangwa se ngo kinyomoze cyangwa se agire addition runaka ashyiraho. Wenda nta kindi kintu ndibuvugeho kirenze icyo ngicyo. Nekereza ko umurongo urahari, kandi hamwe n'ibitugerageza nizera ko Imana ibiri hafi kugira ngo itubashije guca muri icyo kigeragezo kandi tubicemo neza. Ntabwo ari ikigeragezo mu yandi magambo, gusa icyo nashaka kumvisha nuko igihe icyo ngicyo kizaba cyabaye, Imana izicira inzira igaragaza igikwiye kubaho. Murakoze. Mbere yuko tujya mu karuhuko, ndagira ngo tuvuge kuri kino kintu. Wakuriye muri ubwo buzima watuganirije, uri kwiga amategeko, uzanasoza ujye kugira imirimo runaka ukora, ariko mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko nubwo bitari ku rwego nk'urw'ibindi bihugu, ariko usanga ari icyo bita ruswa, igitimuko, corruptions. Nta mbogamizi ubona mu butabera buhari kuba uburyo ko ati gitifu yagira icyo kumarira nta kuntu wabigenje, ati se kanaka, ati se buriya Vainqueur ko ari umunyamategeko, naramuka agiye kumburanira, buriya ntabwo hazaza undi muntu mubwire ngo reka nkuhe ku mafaranga yaguhaye nkongerereho. Izo mbogamizi cyangwa se izo issues ni issues tubona umunsi ku munsi, tubona mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, turazibona. Abayobozi bafungiwe ruswa, abashinzwe gutanga ubutabera ntabwo batanze. Kuri wowe nka Vainqueur, ubona umunsi uzabona ubaye umunyamategeko cyangwa se usoje kwiga amategeko mu buryo bwa kinyamwuga, ubona ari iki kintu wakwihutira cyangwa se uzihutira gukora? Okay, murakoze. Burya buri muntu wese mu mirimo ye n'uburyo akoramo hari ikintu gikomeye cyane kiba gikenewe. Ikintu cya mbere n'ubunyangamugayo. Ariko nubwo umuntu aba arangije kwiga, aba abonye icyo bita skills, ariko hari ikindi kintu gikomeye cyane umuntu adashobora kubona ahandi uretse Uwiteka wenyine ko ari ugitanga. Nicyo bita ubwenge. Ubwenge butandukanye n'izi skills tukura mu ishuri. The wisdom. Sure. Icyo rero ubwo bwenge bugufasha, bukubashisha gukora the right decision, bukubashisha gutuma uburyo bwawe ukuramo ibintu byawe hazamo ubu professionalism, ndetse burenze n'ubwo ushobora gukura mu mashuri, tutagendeye bwo ku marangamutima. Yego. Ku buryo ushobora kuba wakora imirimo yawe neza kandi harimo ubunyangamugayo. Ku buryo rero icyo kibazo rwose utirirwa urwana nacyo, kuko uzi yuko uburyo wakozemo ibintu byawe neza, kandi uzi neza yuko hari ikindi kintu rwishingikirijeho kirenze ubushobozi bw'abantu. Ndango uri kumva icyo nshaka kuvuga. Hamwe n'Imana iguhereza ubwenge, ikakwereka the right thing ukwiye gucontributinga ihuye n'icyo society ikeneye muri rusange. Muri rusange ni nka Samuel wavuze ati Imana ntabwo nzi kuvuga, nabasha kubwira ubwoko bwawe iki. Yego. Ati minzi ibyo kuvuga. Yego. Nawe wizera yuko first of all ugomba kuba uri inyangamugayo, kandi ukareka ubutabera bugakora. Yego. Inshuti bakunzi ba Rwanda 24 TV, mukomeje kudukurikira nk'uko muri kubibona, turi kuganira n'umujene Vainqueur, akaba ari umunyamategeko uri kubyiga,
aho mu minsi iri imbere igihugu cyacu kizagenda cyunguka abanyamategeko cyangwa se hamwe nabo bari kwigana byanze bikunze hari umusanzu ukomeye bazatanga kuri twebwe abanyarwanda no ku gihugu muri rusange. Turi kuganira rero mu kiganiro amahitamo yanjye, turi kuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko nagira ngo mwibutse ko nibura ufite igitekerezo ushaka kujya muri comment ubundi ukandikamo igitekerezo cyawe, cyangwa se nawe niba wifuza ko hari ingingo mu kiganiro amahitamo yanjye tuzaganiraho, ushaka kuba wabyandika muri comment cyangwa se ukajya kuri Instagram page ni Rwanda 24 TV, Facebook Rwanda 24 TV ndetse na TikTok ni Rwanda 24 TV. Ushobora no guhamagara kuri 0714212281. Tugiye mu karuhuko, turagaruka mu kanya twinjira mu gice gisoza. Nyuma y'akaruhuko turagarutse n'ubundi mu kiganiro amahitamo yanjye, dukomeje kuganira na Vainqueur. Tugiye noneho gukomereza muri social life, ariko mbere yuko twinjira no muri social life, ubundi ababyeyi bawe bashingiye kuki? Amahitamo yari ayahe kugira ngo bakwite amazina yawe? Okay, murakoze cyane. Amazina yo ni ikintu gikomeye cyane, ndetse kiri white kuko aho bigeze nkurikije experience nyinshi mfite kuri iki kintu, naje gusobanukirwa izina hari ikintu rikora ku mwana. Amazina yanjye ubwo nagerageje kuganira za ababyeyi bambwira story iri behind y'amazina yanjye. Papa niwe wajyaga atubwira uburyo byagendaga kugira ngo umwana bamuhe izina, ko ubwo mama yamaraga kumenya yuko yasamye cyangwa se hari umwana atwite, yatangiraga guhera icyo gihe asaba ashaka izina azita umwana, ku buryo umwana yavukaga amazina ahari. Ubwo yambwiraga iby'izina yanyitaga, papa niwe wanyise Muyizere, yambwiye ko yicaye agasenga then akashaka ababyeyi bakundaga gukura amazina muri Bibiliya. Noneho ako yakomezaga kugenda ashaka, ngo yaje kuza kumva ko ikintu cyiza mwizera Imana nanjye munyizere, n'urwo rwa data hari amazu menshi, mwizere twizere, kandi agashaka izina ritari rirerire ariko rifite icyo risobanuye, riri meaningful. Uko nguko rero niko byaje aza kurangiza Muyizere. Naho Vainqueur ryo naje kuryitwa na grand-père, rinasobanura ikintu gikomeye cyane naryo. Nitwa Vainqueur cyangwa se the winner, champion, mutsinzi mu yandi magambo. Mutsinzi naryo ni izina rikwispiringa kuko kudacika intege, fighting spirit, yego, kurwandirira ibintu ukunda, ikintu ukunda, umuntu ukunda, umuryango wawe, donc bikubiye muri icyo kintu, guharanira intsinzi. Noneho honore ryo cyangwa se ububashywe, to be honored, to be respected, ryo ryaje kuba ikintu gikomeye cyane kuko naje kubona isomo ryacyo rikomeye, ryo somo nkunda cyane, ndetse riba no kuri bio yanjye ahantu hose. Imigani 22:4 aravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingorano ye ni icyubahiro,
ubukire n'ubugingo. Ibyo ni ibintu bitatu abantu bashaka cyane. Naje kubona rero kugira ngo mbe ububashywe, kugira ngo mbe cyubahiro, nkeneye kubaho Uwiteka kandi nkaca bugufi akaba mu buzima bwawe, ubundi ibindi byose nkeneye. Cya cyubahiro nshaka kikaza, bwa bukire bukaza, ndetse n'ubwo bugingo buhoraho abantu bose duharanira tukabubona. Urumva rero ko izina burya umubyeyi yita umwana byanze bikunze riba rifite ubusobanuro bukomeye kandi buhambaye. Urumva rero ko yitwa Muyizere kandi Vainqueur Honoré. Bishaka kuvuga ko Muyizere ni itanga intsinzi sure, kandi nanone akaba ari itanga icyubahiro, to be honored. To be honored. Ayo mazina ari ntabwo narinzi ngo honore bisobanura iki, ntabwo narinzi ngo Vainqueur bisobanura iki, ariko to be honored kuba nyine umunyacyubahiro wubashywe, kandi nanone tukagira andi magambo atubwira ngo iba mu byanjye nanjye nzaba mu byawe. So bishaka kuvuga ko uri mu Uwiteka rero n'ubundi abagomba byanze bikunze guca bugufi. Tugiye kwanzika rero dukomeza n'ubundi, ntabwo turi buze gufata umwanya munini kugira ngo tunakurekure ujye mu zindi gahunda. Urubyiruko rw'iyi minsi noneho uri kurubona gute mu byerekeranye no guhitamo? Iyo tugeze ku rubyiruko, ni sector niyo mvamo cyane, kuko nanjye burya mu rubyiruko nibaramo cyane, ko ngiye nkunda gukorana n'abajene cyane muri rusange, especially nabaye inspired nyibona iki kiganiro amahitamo, my choice, kuko byahise binyereka ikintu kinini tugomba kwitaho, especially twe nk'urubyiruko, kucyo twita amahitamo dukora uyu munsi. Nkuko nageze kubivuga mu kiganiro tugitangira, usanga abantu benshi duhitamo kuba nk'abandi, tukabaho ubuzima dupretending, ingendo yo ndiravuna, yego, tukabaho tutari batwebwe, ugasanga wahisemo kwibera Claude kandi uri Vainqueur. Rero icyo ni ikintu tugomba kwitetaho, tugasaba n'Imana kugira ngo ituguiding, itumenyese ko wangize Vainqueur, ukama impano wenda runaka, ese urashaka iyi impano nyikoresha gute, ngomba kubaho gute, ukamenya yuko hari ikindi kintu ushaka tuvuganaho gatoya. Dukeneye kubanza kumenya yuko ntabwo ubwiza bwacu tubuhabwa n'ibyo twambaye cyane uko tugaragara. Ubundi turi created beautiful, handsome. Ubwiza bwacu ni karemano. Ahubwo noneho icyo twebwe dukora rimwe na rimwe usanga kenshi tuvunwa n'ibintu bitakagombye kuvuguruza. Yego. Ugasanga uravunika, urara kuri stress, ushaka kugira utuntu modifyinga. Ati wabonye rukweto, ati nanjye rukweto ngomba kurwambara. Ati wabonye isaha, ati none amavuta kanaka yisi. Ugasanga nibyo turimo turaha umwanya munini. Yego. Ibyo rero nabyo biri mu bintu biranga amahitamo abantu bakora. Ariko ikiruta byose abantu tugomba kwitaho ni ukumenya yuko uri we, nuke kuba we, kandi icyo ugomba guharanira ni ukuba mwiza muri ubwo buryo urimo. Ariko utari ukukenera ibindi bintu runaka utazigera ubona, cyangwa se izindi mvunure runaka. Bible niyo ivuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Yego. Ikindi kintu nk'uko twabibonye isomo nayo imaze kuvuga hari haruguru, uwicisha bugufi akubaho Uwiteka abona byinshi. Mu kwicisha bugufi, mu kuba humble, bwa bwiza burizana. Cya cyubahiro ushaka urakibona. Noneho bya bindi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku mugani. Ijambo ry'Imana ryo riri wide, kuko rigenda ritanga n'ingero zigiye zitandukanye, ndetse zinadushishikariza kubaho turibo. Murakoze. Kuki urubyiruko noneho rushaka kubaho neza, rushaka kwambara neza, kurya neza, kubaho ubuzima nyine bwiza, donc nyine ubuzima buri muntu wese yakwifuza. Ugasanga umusore akeneye umukobwa w'icyuki, umukobwa akeneye umusore wakoze ikofi, ariko mu by'ukuri wajya kureba ugasanga gukora kugira ngo nawe abashe kuba yagera kuri ibyo ngibyo, ibyo bitekerezo nabihari. Ubona biterwa n'iki? Murakoze. Eka mbere kuri icyo cyo kubaho neza ni byiza, tugomba kubiharanira, ariko rimwe na rimwe tugomba kubishyiramo imbaraga
kuko buryo akenshi ikintu namaze kubona mu buzima tubona icyo dukwiriye. Yego. Niyo ubonye ikintu utari ugikwiriye, kwa kundi tuvuga ngo par chance, hari ikintu runaka ubonye utari ukwiriye, ntago kigugwa neza kuko umeze nk'ukibye. Ntago kiba ari cyawe ukwiye, kuko ikintu ukwiye nicyo wakoreye, waharaniye, wavunikiye. Ni nacyo Rain ya Bible ivuga. Rero icyo ngicyo cyo kugira mindset yo kwifuza kubaho ubuzima bwiza utiteguye kubukorera, nimvuga kubukorera tunotinge kubukora mu buryo bukwiye, kuko hari n'uburyo abantu babukoramo bidakwiye ariko tutagiye kujyamo cyane, ariko uburyo ibyo bintu ubishakana umwete mu buryo bukwiye, bunciye mu mucyo kandi bwiza, nta kabuza Imana ibigushyigikiramo ukabigeraho kandi ukabigeraho neza mu buryo bwiza. Yego. Ubona ku hazaza h'igihugu cyacu cy'u Rwanda, mu myaka iri imbere igihugu kitazaba gifite ibibazo bikomeye, cyane cyane ko igihugu kiri gukoresha imbaraga nyinshi, ariko abajene nkatwe ho twebwe ntabwo turi gushaka kugendera ku muvuduko umwe, ndetse n'inomero z'igihugu ntabwo bizigira bigira ingaruka ku miryango izadukomokaho, ku gihugu no kuri sosiyete muri rusange. Intumbero y'igihugu ni nziza, ndetse natwe turi beza kuko twatangiye campaign azajya ashishikariza abana ku establishing a positive changes mu rubyiruko, kuba the best version of their self. Bishatse kuvuga rero icyerekezo cy'igihugu cyacu n'urubyiruko muri rusange ni cyiza, kuko nidushyira hamwe tugakora izo campaign, tugashishikariza abana guhitamo neza, tugashishikariza abana kuba bari bo, tukagenda tubagenera inama runaka zigiye zitandukanye zibafasha kuba bagira amahitamo meza. Ntekereza ko visage y'igihugu cyacu natwe urubyiruko izakomeza kugenda iba nziza. Tugomba kwigiramo uruhare. Uyu munsi noneho Venkeri ahugiye mu apari y'amasomo, apari y'imyemerere yawe, ikindi kintu kiri kugutwara umwanya n'imbaraga niki? Murakoze cyane. Ikindi kintu kiri kuntwara imbaraga, ndi gufightinga fight ishobora gutuma ngira contribution ngira kuri fellow youth, ku rubyiruko runaka cyangwa se ku bajene muri rusange. Natangiye campaign yo gufasha urubyiruko muri rusange kuba the best version of their self. Ni muri ubwo buryo nyine bwo ku establishing a positive changes mu rubyiruko, aho mu bigo bigiye bitandukanye umuntu agenda visitinga mu buryo bwo inspiring urubyiruko, buryo bwo kubaganiriza iby'amahitamo yabo, buryo bakwiye guhitamo neza, uburyo ukwiye kunyurwa n'ukuri Claude kandi bikakunyura, ukarushaho kwisobanukirwa, ukagenda journey bita self discovery. Iyo journey ni journey ikomeye cyane, ndetse n'abantu bakuru usanga bataragenze, kuko journey yo kwisobanukirwa n'urugendo rutoroshye. Ariko iyo umaze kwisobanukirwa ukamenya n'umugambi Imana ifite ku buzima bwawe, utangira kubaho ubuzima bw'impinduka, ntabwo ukomeza kubaho ubuzima budafite intego. Project ni nziza. Ubona aho uyitangiriye ubu ngubu kugeza uyu munsi wa none, ni feedback umaze kubona cyangwa se impact yaba ari iyihe? So far murakoze. So far maze kugera mu bigo bigera kuri 3, maze kugenda nganira n'abandi ba fellow youth muri church n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Impact zigenda zigaragara, nuko ugenda ubona ko abantu batangira kwishishikarira kumenya, advising abantu, ukabona ibitabo, ukabona ama feedback abantu bakubwira. Ariko ikintu cyiza cyane cyangoze ku mutima nubwo nari nagiye gukora iyo campaign mu buryo bwa preaching mu kigo cya aho nize muri secondaire. Nyuma yo ku preachinga, nyuma ya activity ndataha, kuko niko bimera kenshi. Ariko nza kubona feedback, bambwira ko hari umwana wabatijwe, wahindutse, yahisemo kuba the best version of himself. Yabaye inspired, yaranyispirinze, byane courage, binyereka ko ibikorwa dukora ntabwo ari iby'ubusa ku mwana, bishobora kugira positive change, ndetse byane na courage ko ntabwo ngomba gucika intege. Nzakomeza mbwira urubyiruko, nzakomeza nshishikariza abajene kuba the best version of their self. Murakoze. Ari kimwe mu bigo dufite gikora ibyerekeranye no gufata amashusho no kuyatunganya mu buryo bwa kinyamwuga, kigira moto nkunda cyane, ivuga ngo living a life of contribution. Good. Tugomba kubaho ubuzima abandi bantu, tugomba kugira uruhare mu buzima bw'abandi bantu. Numva rero uvuze icyo kintu mise nibuka iyo mottos yo kuvuga ngo living a life of contribution.
kugeza uyu munsi wa none se nka Vainqueur nibyo watangiye project kandi iri very very positive kuri twebwe nk'urubyiruko, iri interested umuntu kuba yakwimenya, ariko uri kubikora wowe ubwawe, ari itsinda ry'abantu muri kumwe, ese hari n'izindi nzego waba waragiye wegera, kuko mu kibazo dufite cy'imibanire hagati y'imiryango tuvukamo y'abantu hagati yabo harimo kutisobanukirwa. Wowe nka Vainqueur ujya gutangira iyo project, watekereje iki mu gushaka imbaraga n'amaboko? Okay, murakoze. Iyi project nyitangiza nayitangije nka individual person. Yeah. Ni umuhamagaro natangire binyuze muri experience yanjye. It's a call. It's a call. Yeah. Bikora ndi willing kuko nta kindi kintu nibye expectingamo uretse kubona impinduka z'aba fellow youth z'abandi bagenzi banjye nabo batangiye kubaho ubuzima bufite intego, purposeful life, ukuba babaho ubuzima butandukanye n'ubwo babagamo, bwo kwisobanukirwa no kumenya inzira bakwiye kunyuramo. Actually kugeza ubu ngubu mbikora mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa no kuganiriza urubyiruko muri rusange. Rero ntago nigeze mbitekereza ko nabikoramo nk'ikintu kiri very wide, ariko hamwe no gufashwa n'Imana, urumva twari tukiri mu gutangira, ni ikintu turi gutangira nubwo maze kugenda nyine ngera ahantu hagiye hatandukanye, kandi ndacyakomeje. Ubwo uko Imana izajya intera inonga imbaraga, niko Imana izajya ingerana n'abandi bantu bashyigikira icyo gitekerezo, maze dukomeze twongeremo n'imbaraga. Nawe udukurikiye, niba wumva ushaka kufatanya na Vainqueur mu guhindura urubyiruko, cyane cyane mu kuba rwakwisobanukirwa no kugira ubuzima bufite intego, tunyureho kuri Rwanda 24 TV, utwandikire muri za nzira, haba Instagram, haba Facebook, haba ndetse na TikTok, ni Rwanda 24 TV, ubundi tuguhuze nawe, muze mufatanye nawe mu guhindura ndetse no gutoza urubyiruko kugira ubuzima bufite intego. Turi kugana ku musozo. Vainqueur, mu gihe ubu ngubu umaze noneho, niki kintu uri kwishimira, uvuga ngo kino kintu ndacyishimira? Okay, murakoze. Igihe maze, ikintu cya mbere ndi kwishimira nuko namenye Imana. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ndi kwishimira nuko natangiye kubaho ubuzima bufite intego, butandukanye n'ubundi buzima nabagaho mbere. Nabagaho ubuzima ariko nkabaho ubuzima bw'abandi, ariko uko nagiye ni discoveringa gake gake, ubwo nagendaga ngira journey yo kugenda kwimenya, kwisobanukirwa, kumenya ese ngiye Vainqueur nshoboye iki, nkwiye gukora iki, ese koko nkwiye kubaho nka Claude kandi Vainqueur. Ubwo natangiye kugira none n'ubuzima nagiye gutangira gukunda, natangiye kwisobanukirwa, nangira kubaho nyuzwe. Bya bindi za competition nagiraga ziragenda, za comparison ziragenda, nukuvuga ngo FIFA of joy zose nagiraga zazinzo guhora uri muri competition, comparinga, byose biragenda. None sigara umva uvuga I am white, I can be the best version of myself. Wow, birashoboka. Ese koko hari icyo muri Vainqueur Imana yaremye ugaragara gutya, hari icyo Imana yamvishemo ushobora kugeza muri societe ikagikunda. So ibyo rero ni ibintu bigushimisha, aho niho handi noneho utangira kubaho uri ufite uniqueness, atari ukuvuga ngo ari kuriya nuriya barasa. Hano ushobora kubona washyiramo itandukanye, uvuga ati Claude ni Claude na Vainqueur ni Vainqueur, ukabona ko harimo itandukaniro rwose. Yego, iyo umuntu agenda creatinga ibintu bigiye bitandukanye nk'ibyo watangiye, kandi none ukaba ufite none ibitekerezo bifite intumbero, abasore tujya dukunda guhura, ariko si n'abasore even n'abakobwa, bihuza gute noneho n'imibanire yawe na bashiki bawe? Ubwo reka mvuga abakobwa, ubwo inje mu mvugo ya gikirisitu tuvuga ngo bashiki bacu, ariko mu by'ukuri umanaginga gute noneho Vainqueur, wiga amategeko Vainqueur, ufite project nk'iyo Vainqueur, ufite n'ibindi bintu abantu bashaka kuba bakunda, ku buryo umukobwa avuga ati uriya musore nzamugeraho gute? Maybe kusha gusanga ari nabo bikubwira ibyo bintu bimanaginga gute?
Okay, murakoze. Ni na byiza cyane nyine mushiki wanjye tugomba gufashanya muri uru rugendo. Mushiki wanjye uri wiringi rwose angereho tuyikore uru rugendo turi kumwe, kuko birashoboka yuko hari n'abashiki banjye nabo bafite uwo muhamagaro biteguye kuzana positive changes mu rubyiruko, cyane ko usanga muri societe babikeneye. Dukeneye, dufite abavandimwe bacu, si n'abashiki bacu gusa, n'abasaza bacu cyangwa barumuna bacu, usanga babaho ubuzima butari ubwabo. Ugasanga uri kurwana na fight yo gushaka kwihindura, gukora ibindi bintu runaka, no gushaka gufitinga muri sector utakagombye gufitinga. So ibyo rero hamwe no gufatanya bigenda bitanga opportunity yuko byose bishobora kushoboka. Kandi nabo bashiki bacu bakeneye kumenya yuko hari umugambi Imana bafiteho, batakagombye kubaho ubuzima budafite intego kandi ubuzima budasa. Ntago bakwiye kubaho basa nk'ababandi. Akanya usigaye usanga abantu bajya gusa, ugasanga ushobora kubona umuntu uyu munsi ejo ukahura nawe ukamuyoberwa. Kubera iki? Ntabwo afite uniqueness, ntabwo ari wa muntu ufite umwimerere ushobora kuvuga ati uyu ni Venker uko byayero kose, uyu ni Venker. Usanga abantu benshi bahindagurika, hahandi ushobora no guhura n'umuntu ukaba wamuyoberwa. Ubwo rero nirwo rugendo dukeneye kumenya, ukamenya ese uko ndi, uko Imana yandemye, ni gute nkwiye kwitwara, ese nabikoresha gute mu buryo bwiza butazangiraho ingaruka kuri njyewe, ab'umuryango wanjye n'abazankomokaho. Yego. Aka kanya n'iki kintu wabwira ababyeyi bawe cyangwa se abavandimwe cyangwa abakurera? Okay, icyo nabwira ababyeyi banjye, bikuye ku mutima ndabashimira kubwo umurongo mwiza banoje, kuko nubwo wagera icyo umubyeyi yagutoje ko yenda kose, iyo ari umurongo mwiza ukomeza kugira ingaruka nziza. Kuko nubwo nigeze kubivamo ariko byaje kungarukamo, kuko wari umurongo mwiza banoje. Ubwo rero umurongo mwiza banoje ni umurongo mwiza, ndabashimira, kandi icyizere bamaye gituma ngambirira kuzaba intwari. Icyo nicyo nagira n'ababyeyi banjye. Hanyuma aba fellow youth, urubyiruko rugenzi rwanjye, mureke twisobanukirwe, tubeho ubuzima bufite intego, kandi twirinde kubaho ubuzima bw'abandi. Tubeho ubuzima bwacu kandi tunyurwe nabwo, ahubwo dusaba Imana kuduhera mu mugisha. Naho inshuti rero z'abandi bose n'abandi bose bifuza ko dufatanya muri runo rugendo, mureke dufatanyirize hamwe umugozi umwe, establishing a positive changes mu rubyiruko, kuko urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo. Uyu munsi nitugira abantu badafatika, ejo hacu ntabwo hazaba hameze neza. Ariko nitugira abantu banyabo biteguye kuba bo bari bo, kandi biteguye establishing izo positive changes, cyangwa se kuba abantu banyabo, kuzana impindura matwara nziza, bizagira contribution nziza ku gihugu cyacu, natwe kuri twebwe ubwacu, ndetse n'abazadukomokaho. Ikiganiro ni amahitamo yanjye. Abantu badukurikiye muri kano kanya, abazareba kino kiganiro, abakunda ikiganiro amahitamo yanjye, wabagenera ubuhe butumwa? Murakoze cyane. Abakunda amahitamo yanjye, My Choice Squid 124 TV, nanjye ndimo ko ndayikunda, ndetse ndabikurikirana cyane. Nabashishikariza gukomeza gukunda bino biganiro, ariko no kubisakaza, kubisangiza. Ikindi ngashishikariza abandi bantu bagiye batandukanye baba bafite impano zishobora kuba zakunganira abandi, zafasha abandi kuzitambutsa. Kuko aka kanya mu mpano zigiye zitandukanye, hari ubwo amagambo ushobora kuvuga ashobora kugira uwagirira akamaro mu buryo bugiye butandukanye, mu buryo utazi. Ntago abantu hose tuzabageraho, ariko byibura hari abantu bakoresha social media. Nicyo cyiza, twagize amahirwe. Ushobora kwicara ahantu, icyo kiganiro ukagiscrollinga ukakireba. Ni ukuvuga ngo impano dufite zigiye zitandukanye, mureke tuzikoreshe. Ariko ubutumwa bwiza cyane nshaka kubagenera, icya mbere, mureke tugire Imana nyambere, kuko nibwo tuzabasha kubona bwa bwenge dukeneye. Ikindi kandi duharanira kuba abo turi bo, establishing the positive change, kandi tuba the best version of ourselves. Mureke tugire Imana nyambere. Nicyo Venker arimo arabifuriza, ndetse of course nanjye turi kuganira uwo mugisha ari kutwifuriza, ari kudusabira kugira Imana nyambere ungereho namwe ubagereho. Ikiganiro rero cyitwa amahitamo yanjye, dukomeje kubashimira umuhati n'imbaraga mugenda mukoresha kugira ngo ibi biganiro bigende biva ku rwego rumwe bijya ku rundi. Rero mfashe aka kanya ngira ngo nshimire buri muntu wese wafashe umwanya we ngo akurikire kino kiganiro amahitamo yanjye. Kandi Venker, nawe turagushimiye kubw'umwanya wawe watanze, ukigomwa ukaza twaganira. Murakoze cyane. Yego. Rero ikiganiro amahitamo
yanjye nk'ibisanzwe rero gitambuka buri wa gatatu saa 12 z'umugoroba, ubundi tukazongera guhura ku wundi wa gatatu turi kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, haba abatumirwa cyangwa se izo topic zigiye zitandukanye. Nibutse ko nawe niba wifuza ko twazaganira ubutaha, wamamagara kuri 0788211281 cyangwa se ukandika kuri Instagram page yacu ni Rwanda 24 TV. Ikiganiro amahitamo yanjye nakagaruka.